Alright, one more time ladies and gentlemen, izere ko meze neza aho uherereye hose n'ibyirimo byose nanjye meze neza. Akanya rero ngiye kunyuriramo mu mafoto y'ibyamamare bigiye bitandukanye ariko by'igitsina gore, ugende ureba aho umuntu aba yaraturutse gahoro gahoro agakora ibintu bye neza akagenda akaba successful. Mu gihe uyu munsi urubyiruko rwinshi rubona umuntu yarabaye successful rukumva rwahita rukora iyo bwabaga, nicyo bituma abana benshi b'abakobwa bibanda mu ngeso mbi kugira ngo ase na Shadibu ase na Knowles ako kanya kandi bo baragiye step by step. That's what's up. Ndaje ngunyure mu mafoto agiye atandukanye gahoro gahoro, nuba uri umuntu ugira icyo akuramo urakivanamo. Thank you so much. Stay in touch. Ahangaha nyine ni muri before and after cyangwa se mbere na nyuma. Uyu nguyu ni anitapendo, nuko mbere yuko abo mustar cyane akabona n'amafaranga ubuzima bugahinduka nuko yarameze. Uyu munsi nuko anitapendo alokinga mu DJ MC akaba nyine n'umunyamakuru ku kigo cya Arabia. Ifoto rero ikurikiyeho niyo witwa missnaomi. Uyu nguyu yabaye Miss Rwanda mu myaka ya mike cyane itambutse. Uyu nguyu nawe nuko mbere yarameze, urabona nyuma uko byaje kugenda bimera neza. Uyu rero ni alliahcool, ubundi abamenye mbere bamenye mu mafilimi. Uyu munsi yasigaye afite na filimi ziwe, ni rwiyemezamirimo mu bintu bigiye bitandukanye. Umugore murabizi ko akunda gutahana ibihembo byinshi agenda akura hirya no hino ku mugabane wa Afrika, n'ibindi bintu byinshi agenda agaragaramo bitandukanye. Ni role model w'abakobwa benshi bagiye batandukanye, ariko nyine nawe aba yarahereye hasi. Uyu nawe ni the queen, ngira ngo abakoresha imbuga nkoranyambaga muramuzi cyane. Nawe rero nuko biba byaratangiye. Kuri ubu nawe nyine n'umuntu w'ikitegererezo ureberwaho n'abantu benshi bagiye batandukanye. Nikura rero nawe ibye biba byaratangiye. Hari n'andi mafoto ya mbere tuba tutazi, ariko aho bigereye umuntu abagira ngo inspiring akubwira yuko nta mpamvu yo kurashinga. Nabo bagiye step by step nk'abakobwa mwe. Reka bari mwe mvuga ko uyu munsi turi mu gisata cy'abari n'abategarugori, ntukajye urashinga cyangwa ushaka guca izibusa mukora n'ibidakorwa ngo kugira ngo shining ako kanya. We slow by slow ibintu byawe bizagenda neza. That's what's up. Hanyuma rero yudukurikije yitwa Isimbi, yitwa Hamajeste Vanessa. Uyu nguyu yahoze ari girlfriend w'uyu muhanzi wo muri active witwa Olivisi. Yagiye avugwa no mu nkuru nyinshi z'abandi baherwe bagiye batandukanye, nkuru nyine z'inkundo. Nikora nawe byabaga byaratangiye. Uyu munsi nyine nawe areberwaho n'abakobwa benshi bagiye batandukanye, dore ko akunda kugaragara mu bintu bijyanye n'ubwiza, amavuta bimwita cosmetics, nibyo abarizwamo. Twakomeza n'uwitwa Butera Jean d'Arc. Harya uyu ni Knowles, nyine mwese muramuzi, n'umuhanzikazi w'umunyarwandakazi. Benshi ndumva bari mu mageneration atari yavuba cyane baramuzi. Amuzi ko yatangiye umuziki hafi ya za 2009 niba ntibeshye, gake nyine. Nawe uyu munsi ni umugore ureberwaho n'urubyiruko rutari rukeya nyine rw'abari bavuga bati nanjye nzaba nka Butera. Knowles rero akaba nyine ari umufasha w'umugabo w'umuproducer, akaba na CEO wa Kina Music, inzu izwiho kuzamura abahanzi guhera kuri zero kubageza babaye successful. Ingi ni Kina Music, ngo nishimwe Kerman wendi kuvuga. Abakobwa mwe rero rush, ibintu byanyu bizagenda biza gahoro gahoro. That's what's up. Clarifo umbereye imfura hingagarura katira, nanjye nanze gupira twatunija tumfera. Hano rero urahabona uwitwa Kate Bashabe. Uyu nguyu ni rwiyemezamirimo kazi nakunze kumubabwiraho cyane, kugira ngo benshi baranamuzi ko agenda agaragara mu bikorwa byinshi bigiye bitandukanye, yaba ibyagufasha yaba iby'ama business yiwe ku giti kiwe. N'umuntu nawe ureberwaho n'abatari bake bitewe nyine nuko agaragara mu bikorwa by'ubumuntu bya buri munsi bigiye bitandukanye, ndetse n'uburyo nyine yahisemo kwiteza imbere kurusha guciza ubusa mu ngo shining akiri mu jene. Nawe nikura rero byatangiye, nikura mbere yasaga uko asa nuko uno munsi.
uyu rero nawe ubona ni Mutesi Jolly Miss Rwanda wa 2016, umukobwa ukundwa n'ab'ingeri zose bitewe nuko nyine influencing benshi mu bikorwa bye bigiye bitandukanye uburyo agaragara, ndetse nyine abakobwa benshi bakaba bamwereka urukundo hirya no hino mugenda mubibona. Nukuri nawe byatangiye nguko nyine uyu munsi ameze bitewe nuko yagiye step by step ibintu bye bikagenda neza gahoro gahoro. Uyu munsi akaba areberwaho n'abatari bake ya Mutesi Jolly. kuda wanyikundiraga nkiri na mayibobo ntagira kavumo ni kwamira mu mwobo. Ushobora kumwita Mbabazi Shadia cyangwa se Shadibo. Uyu nguyu ni umunyamideli kazi, ni influencer ukomeye cyane hano muri iki gihugu, dore ko akurikirwa n'abatari bake b'ingeri zose, dore ko ari nawe mugore w'umunyarwandakazi wuje bwa mbere miliyoni yamukurikira ku rubuga rwa Instagram. Ni umufasha, yahoze ari umufasha witwa Medisare, benshi baramuziho gutunganya ibijyanye n'amashusho y'indirimbo z'abahanzi. Uyu rero nawe yirwanyeho mu bihe bigiye bitandukanye gahoro gahoro. Uyu munsi nawe ni icyamamare kazi, areberwaho n'abatari bake kandi ibintu byabishyize ku rwego mpuzamahanga. That's what's up ladies and gentlemen. Nizere ko nyine wowe warukurikiye Boss Kabutura muri kano kanya ubaye inspired cyangwa se hari icyo uhinduye mu mitekerereze. Ntutekereze yuko uyu munsi ugomba gukora ibintu by'ibivag drug ugafata ibintu bibi cyane ugacamatanya ngo ukone ngo shining byaho kanya. Oya, kora ikintu kimwe ukunda gahoro gahoro, one step, two steps, ibintu bizagenda neza. Thank you so much ladies and gentlemen. Nizere ko wakoze subscribe kuri Boss Kabutura ukaduforinga hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga zacu dukoresha Boss Kabutura. It is the same house, the same place and the same vibes. Stay in touch, stay in touch. Amakuru yo arakisukiranya.